igihe kiza kugera nyine ndarwara njya kwa muganga. urwara uri kwa mukecuru wawe? Yego. Nibwo naje guhura na papa w'umwana ari we wamvuye nyine. Niwe wakuvuye? Yego. Yari umuganga? Okay, papa w'umwana wawe ni umuganga? Yego. Yego. Tuba inshuti, noneho ubwo haza kugera igihe anerinda. Oya uretse mwabaye inshuti cyangwa mwaranakundanye? Twarakundanye. Ni umuganga? Yego. Anakuvura? Okay. Turakundana noneho igihe kiza kugera anerinda. Witabwa n'umugore umutwitiye umwana? Nabyaye uwo munsi nibwo twamuhamagaye. Ukibyara nibwo wamuhamagaye? Witabwa n'undi mugore? Yego. Ubwo rero turamuhamagara tuti ishyura amafaranga tugiye kwishyura kwa muganga. Ariko yarabizi ko nyine igihe cyo kubyara cyari cyageze, mwari mwarabimubwiye? Yego. Turamuhamagara nyine uwo mugore aba ari we twitaba. Ndi kubona ntwite nta umwana bizagenda bite gutya na gutya, akakubwira ngo iki? Hari igihe nigeze kumubwira ati rero nkeneye amafaranga ngo uri bitengera abona umubyeyi ugiye kwa muganga ntabwo yagenda nayo. N'imyenda y'abana n'ibiki? Yego. Yahise ansubiza ati uzagenda ubyare cyangwa ubyihorere. Guhera icyo gihe ntabwo nongeye kongera kumuhamagara. Reka mbane nshime umuntu wese ugiye kudutega amatwi uyu munsi, ugiye kubana natwe mu nkuru yanjye, mu kiganiro inkuru yanjye. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa n'umwari w'u Rwanda yitwa Mutoni. Mutoni, amakuru? Meza. Amakuru y'iminsi? Meza. Umeze ute? Meze neza. Urahora akomeye? Yego. Oya nushaka ureke kureba muri kamera urebane nanjye nta kibazo. Akuraho? Ndaho. Amakuru se? Meza. Iminsi iri kugenda neza? Yego. Mbwira nk'ikintu cyatuma undi muntu yumva yuko nyine umeze neza, ikintu nk'ibintu nka bitatu ushima Imana kugeza ubu, uvuga uti Imana yarakoze kubera ko ibi bintu bitatu ubu ngubu mu buzima biriho. Yego. Icyambere nshima Imana ni uko ndiho ndi amahoro nta kibazo, kandi n'umwana wanjye akaba nta kibazo afite, twese tukaba tumeze neza. Nicyo cya mbere nashima Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri? Icya kabiri nkaba nshima no kuba umuryango wanjye umeze neza nta kibazo, nabo bari amahoro. Nabo bari amahoro. Icya gatatu? Icya gatatu wakibuze? Nta kindi. Nicyo dushima Imana. Ariko buriya uwundi muntu yamaze gushima Imana yuko akiri muzima biba bibaye. Biba bibaye. Ufite inkuru yawe y'ubuzima bwawe itandukanye n'iy'undi muntu, gusa ishobora kubaka umuntu, ishobora kubaka umwana w'umunyarwandakazi, ishobora kubaka umwana w'umukobwa, ikamuvana. Hari nk'umuntu uba waraciye mu buzima nk'ubwawe akagira ngo wenda niwe wenyine wabuciyemo. Tugiye kuganira kuri iyo nkuru yawe. Wenda abakuzi babona ufite umwana wanabitubwiye, turashima Imana ko umwana wawe ari muzima ari amahoro. Ese inkuru yawe y'ubuzima imeze gute? Iteye ute? Byakugendekeye bite wowe? Murakoze. Murabona nabaga kwa mukecuru i Kigali. Yego. Kwa mukecuru ubyara mama nyogokuru wawe? Yego. Noneho numva ari igihe kinini, igihe kiza kugera nyine ndarwara njya kwa muganga. Urwara uri kwa mukecuru wawe? Yego. Nibwo naje guhura na papa w'umwana ari we wamvuye nyine. Niwe wakuvuye? Yego. Yari umuganga? Okay, papa w'umwana wawe ni umuganga? Yego. Yego. Tuba inshuti, noneho ubwo haza kugera igihe anerinda. Oya uretse mwabaye inshuti cyangwa mwaranakundanye? Twarakundanye. Ni umuganga? Yego. Anakuvura? Okay.
turakundana none bigera n'inda. Amaze kuntera inda niko nagiye, hari ahantu nagiye ndakodesha mfitiye n'inda. Urikodeshanya wibana? None se kugira ngo uve kwa mukecuru wawe utwite n'iyo nda byagenze bite? Isanzure utubwire humura nta. Nyine namenye ko mwite, sinabwira mukecuru ko mwite ndataha. Mubwira ko nyine gukira biri kwanga mbaye ngiye mu rugo. Nibwo rero nagiye gukodesha ahantu ndibana. Noneho igihe kiragera, hari undi mukobwa w'umushuti wanjye arambwira ati reka mve tubane. Ubona n'uwo mukobwa w'inshuti yawe? Yego. Noneho ubwo ese w'umwana we yarabizi ko wamuteye inda? Yaguteye inda? Yego, ko ni nawe wampimye. Aba ari nawe ugukodeshereza se? Oya, nawe mfite amafaranga ndikodeshereza. Noneho ubwo rero birakomeza, mbana n'uwo mukobwa, nyine twabona akaraka tukagenda tukagakora, ubuzima burakomeza. Igihe kiza kugera nyine njya kubyara kwa muganga. Inda yarakuze, n'igihe cyo kubyara kiragera. Papa w'umwana se ukajya umuhamagara basi akagira n'akantu ashyira kuri telefone cyangwa? Wapi, ntabwo naramuhamagaraga nkamubwira ati nkeneye amafaranga, akambwira ko ntayo afite. Ari umuganga? Yego, akambwira ko ntayo afite. Ubwo nyine natwe twabona akaraka tukagenda tugakora, nyine tukabona ibiceri byo kugira ngo tubone uko tubaho. Birumvikana, umwana w'umukobwa uba i Kigali. Ubwo igihe kiba kinini njya kubyara. Ngiye kubyara. Ese mu rugendo rwo kujya kubyara, mama wawe, papa, ababyeyi bawe ntago bari bazi turi hehe? Cyangwa se mukecuru ntago yahamagaye iwanyu ngo ababwire uti umwana rero yaratashye, yararwaye, anabaze uko umeze? Byari bimeze bite? Mukecuru yarabahamagaye arababwira ko ntari mu rugo. Ubwo rero nanjye barampamagara barambaza ati se uri hehe utari kwa mukecuru, uri hehe? Ndababwira ati hari umushuti wanjye tubana, ariko nyine nkaba mfite n'akazi nyine nkora nsanga uwo mushuti wanjye tubana. Ako utarababwira ko ibyo mwana byajemo? Yego. Ubwo nyine njya kubyara, uwo mukobwa niwe wangiyeho kundwaza. Muri ibyo bihe byo gutwita no kubyara? Yego. Nibwo rero yakomeje arandwaza, ndabyara. Mu rugo ntabyo bari bazi. Hari umukecuru mwene wacu nyine nahise mpamagara. Wo mu miryango? Yego, araza arandwaza, ariko mu rugo ntibamenya ko nabyaye. Urabibahisha? Ntiwabibabwira? Yego. Kuko ntiwari wababwiye ko utwite, none wababwira ko wabyaye? Yego. Uwo mukecuru rero niwe yaragiye aranyihisha, ababwira ko nabyaye. Wowe warabimubwiye, nawe aragenda arabibabwira? Abibwira mama. Ubwo rero mama yaje kunsura asanga nabyaye. Mama wawe yaje kugusura umaze nk'igihe kingana utubyaye? Yaje maze nk'iminsi 3 mbyaye, kuko uwo mukecuru yahise abibabwira. Yahise ababwira ko wabyaye? Yego. Ubwo maze kubyara, mama aza kunsura nyine. Ubwo ngubwo cyari kigeze igihe cyo gutaha, aribwo uva kwa muganga? Ubwo nyine turabarisha ibintu byose, ibikoresho byose. None se mbere y'uko tugeraho hose, umugabo we yari afite uruhe ruhare ku mwana? Kubyara, ibintu byo kubyara biravuna, biragora, amafaranga yo kwa muganga. Ese umugabo we yari afite uruhe ruhare nyine ku mwana? Yari ari gukora izihe nshingano ze ku mwana we? We nta n'ikintu byari bimubwiye, kuko twaramuhamagaye kugira ngo kudufata.
ahubwo twitabwa n'undi muntu w'umugore. witabwa n'umugore umutwitiye umwana? Nabyaye uwo munsi nibwo twamuhamagaye. Ukibyara nibwo wamuhamagaye? witabwa n'undi mugore? Yego. Ubwo rero turamuhamagara tuti ishyura amafaranga tugiye kwishyura kwa muganga. Ariko yarabizi ko nyine igihe cyo kubyara cyari cyageze, mwari mwarabimubwiye? Yego. Turamuhamagara nyine uwo mugore aba ari kwitaba, twumvisha ari umugore turakupa turamwihorera. Nyine ubwo amafaranga niwe wayishyuye kwa muganga kuko namuhamagaye nshaka kugira ngo ampe amafaranga yo kwishyura kwa muganga. Mama wawe? Oya, umugabo. Umugabo? Okay. Ubwo twumvisha ari uwo mugore turabireka twanga kongera kwirirwa tumuhamagara. Mama uwo mukecuru rero nibwo yahamagaye mama. Ese uwo mugabo yarasanzwe afite undi mugore? Byari bimeze bite nyine? Ntabwo mbizi, ntabwo yari yarabimbwiye. Ubwo mama arayishyura, amafaranga arayishyura. Mama wawe? Yego. Amaze kwishyura dutaha kuri uwo mukecuru, kubera ko mu rugo kuva kuri uwo mukecuru ujya mu rugo yari kure, aba ariho dutaha. Mutaha kuri uwo mukecuru? Wari undwaje. Umwe wabwiye iwanyu ko utwite? Turataha tujya iwabo, bamarayo amezi 3 kubera ko n'ubundi nari ndwaye barambaze ntabasha nyine kubona imbaraga zo kuba nahita ntajya mu rugo. Birumvikana, umubyeyi wabyaye bamubaze. Ubwo marayo amezi 3 nkirwaye, igikomere kitari cyakira, amezi 4 nibwo natashye nyine njya mu rugo. Njyana n'uwo mukecuru mu rugo, turataha banyakira neza mu rugo nta kibazo. Ubwo nyine uwo mukecuru yasubira iwabo nawe. Mbere yo gutaha harya ufite papa wawe? Ese we yari abizi ko wabyaye? Yari abizi. Ibyo bintu byose byakubayeho? Yari abizi ko uwo mukecuru yarabahamagaye bose arabibabwira. Noneho bigenda bite? Ese umugabo ukajya umuhamagara we akakubwira ngo iki? Ntabwo icyo gihe nongeye kumuhamagara kuko ntabwo numvaga ntabikeneye no kongera kumuhamagara kubera ko n'ubundi numvaga mvuye kwa muganga. Waramuhamagaye uri kwa muganga umukeneye, yanga kukwitaba, nawe uravuga uti reka kamwihorere. Se umugabo hari ukuntu wenda umukobwa n'umuhungu bahura nari mukundanye nk'igihe kingana ute? Nta gihe kinini, nk'amezi 5. Amezi 5? Musurana mugira iki, nyuma haza kuzamo inda? Nyuma y'inda se nibwo yahise akwiranga, nibwo yahise nyine areka kukuvugisha? Ndashaka utubwire nk'utuntu, urumva hari nk'ukuntu nyine umugabo wenda iyo yamenye ko dore umwana wawe nawe ari kurira, hari nk'ukuntu iyo umugabo yamenye yuko yateye inda, hari nk'ukuntu nyine agenda yihunza umugore, agenda kwihakana. Umwana amuhagakinisha se areke kurira, urumva hari nk'ukuntu hari nk'udusinye nk'udusayinizi agenda akora nyine, ukagenda ubibona yuko atakiri uwawe ari kugenda kwiyaka. Ngira nk'utuntu yaba yaragukoreye ukagenda ubibona yuko nyine umugabo ari kugenda abivamo. Utuntu yagiye akorana uko yagiye amuhamagara akanyihorera. Ukagenda umuhamagara umukeneye, ugize nk'akabazo. Ese kaduhere kuri bwa mbere, wanambwiye ko ari umuganga ari nawe wagupimye. Agupima agasanga uratwite, yitwaye mu buhe buryo? Byagenze bite? Wabonaga nta kintu bimubwiye, ari nk'ibintu yakoze nyine abishaka. Ubona ari nk'ibintu asanzwe azi, avuga ati n'ubundi bizagenda bitya. Akakubwira ngo iki se? Wamubwira uti kubona ntwite inda umwana bizagenda bite gutya na gutya,
akakubwira ngo iki? hari igihe nigeze kumubwira ati rero nkeneye amafaranga ngura ibitenge, abona umubyeyi ugiye kwa muganga ntabwo yagenda n'imyenda y'abana n'ibiki. Yego. Yahise ansubiza ati uzagenda ubyare cyangwa ubyihorere. Guhera icyo gihe ntabwo nongeye kongera kumuhamagara. Akubwira ngo uzagenda ubyare cyangwa ubyihorere? Mwarakundanye? Yego. Iwe wari uhazi? Nari nzi aho akorera, ntabwo iwe nari mpazi. Iwe kuko ntabwo wari aho uhazi? yakoreraga ni naho yabaga. Yakoreraga hehe? Yakoreraga aho bita Nyabisindu. Ku bitaro bya Nyabisindu? Yego. Ari nahaba? Ariko ntumenye uti wenda iwe bimeze bite? Birumvikana. Nihe nama se wagira undi mwana w'umukobwa, cyane cyane uri i Kigali wibana cyangwa se ubana na mukecuru we, nk'inama nyine wamugira ukurikije we n'uko ubuzima bwakujyanye? Ese mbere y'uko unabagira inama, mu rugo hari ukuntu umwana w'umukobwa iyo amaze kubyara, yego bashobora kumwakira bakamubwira ati ngwino ube hano, ariko hari utuntu tutajya tubura. Ugasanga nk'umwana wawe wenda bari kumwita amazina atari meza, cyangwa ugasanga wenda nka papa wawe akakubwira uti ibi n'ibi byagenze bite, agutonganya asa we ntabwo byigeze bikubaho? Papa ni umuntu udakunda kubaza ibintu byinshi, kimwe na mama. Ntabwo ibyo bigeze babimbazaho uko namutwise n'uko nagize, ntabwo bigeze babimbazaho. Ariko papa we ntabwo ibintu by'intonganya byo byabura. Nk'umubyeyi. Wa mukecuru se we? Umukecuru we yasubiye mu rugo, ubwo ngubwo nyine turavugana kuri telefoni, akambaza uko umwana ameze, amubwira ati ameze neza nta kibazo. Na n'iyi saha we ajya ampamagara kubera ko ari umuryango. None se ubu ubwo ntabwo papa w'umwana ajya koza umwana bimeze bite? Umwana ameze ate? Ntabwo ajya bimbaza, kuko nanjye ntabwo njya amuhamagara ngo mubaze ati umwana akeneye iki. nta nubwo wumva ashaka no kubimenya basi? Reka cyokoze hari igihe nigeze kumupostinga kuri WhatsApp, aranyandikira ati ufite umwana mwiza nta kindi. Niho yamuboneye gusa kugeza na n'iyi saha nta nubwo aramubona, nta nubwo azi uko asa. Wacu gutya bari kumwe? ntabwo yari yamubona. Ariko hari ibintu byinshi uri gusa nk'usimbuka udashaka kutubwira, kuko hari ukuntu kugira ngo nyine umuhungu n'umukobwa bakundane, yego barabanza bagakundana, bamara gukundana wenda n'ibyo ngibyo by'umwana bikazamo, hakazana cya gihe kigera umugabo wenda ni urugero ari kwihakana umwana, cyangwa se ari gushaka guta inshingano ze. Nk'utuye tuntu nyine twagiye tuba nk'umugabo ari gushaka nko guta inshingano ze, wajya utureba ukavuga ati ku buryo n'undi mwana w'umukobwa wese yatureba akatwigiraho akamenya ati nyine. Hari nk'igihe watubwiye ko umugabo wawe yari umuganga. Umuntu w'umuganga icya mbere aba afite amafaranga, ku mwana w'umukobwa ashobora no kugushukisha amafaranga. Ikindi, iyo umwana w'umukobwa uba i Kigali uba mu mafamiye, noneho bikagera hakaza no kujya kwibana, birumvikana yuko hari ubuzima aba anyuramo, hari ubuzima nyine, hari ibintu byinshi biba bimugora bishobora no gutuma umuntu amushuka. Ibyo bintu gira ikintu bituganirizaho nk'utuntu umugabo se ubundi mbere bwa mbere mujya guhura ni uduki yagushukishije, uduki ibintu nk'ibyo. Nyine nagiye kwivuza ndwaye, ubwo nyine ansaba nimero ndazimuha, turakundana,
wagiye kwivuza yego uri umurwayi wari dogiteri ubwo rero nibwo haje kugera igihe njya kumusura basi mami njya kumusura ubwo rero nibwo twakubaganye aba ari anterinda nibwo rero nasubiye kumusura bwa kabiri arambwira ati se ntabwo twite ndamubwira ati ntabwo mbizi kuko ntabwo igihe cyo kujya mu mihango ntabwo cyari cyakageze ubwo rero arampima arambwira ngo ndatwite mbona nyine nta kintu bimubwiye ubwo nibwo rero nasubiye mu rugo kwa mukecuru ndamukubita nasubiye kwa mukecuru hashira iminsi aribwo natashye utasubira mu rugo ujya kwikodeshereza uwo mwana w'umukobwa se mwabanaga ntabwo wenda mwigeze mugira nk'igitekerezo cyo kuvuga uti ibintu niba bimeze gutya umwana reka tumukuremo cyangwa tubigenze nka gutya na gutya oya ntabwo nigeze mbitekereza kuko ibintu byo gukuramo inda ntabwo ari ibintu navuga nakundaga numvaga abantu bakuyemo inda nkumva wapi rwose nkumva ndabasetse ubwo ngubwo nyine uwo mukobwa yarambwiye ati wowe rero umwana wawe nta kibazo turi kumwe uko tuzajya tubona ahubwo namushimira kuko ibintu yankoreye nta wundi muntu kuri ino si wabikora yitwa Rine ndamushimira pe cyane gira nk'amagambo nk'atatu mugenera umuntu wagufashije muri urwo rugendo icya mbere ndamukunda cyane kuko nawe ubu ngubu muri iyi minsi nawe ari mu gihe agiye kwibaruka nawe icyo azansaba nzakimufasha ubushobozi nzaba mfite nzabumufasha cyane urukundo ni rwiza gira n'andi magambo nk'abiri ugenera umugabo utera inda umwana w'umukobwa yarangiza akamutererana akamwihorera akamureka nyine ikintu nababwira ntabwo gutera inda bakihakana abana ntabwo bari sawa kandi umwana ni umugisha kandi hari igihe rega umuntu atera inda none hakagera igihe akazakenera gusaba wa mwana yimye yego kandi nawe ntabwo aba akimukeneye ikintu nababwira rero ntabwo ibintu baba bari gukora bari byo nimba uzi ko wakoranye ikintu n'umuntu mwishimanye basi jya ugerageza uko ushoboye umufasha ubwira umuntu nimba ikintu kidashoboka ubwo nyine ni uko nimba ubushobozi bwanabuze umujyi namubwira ati iki twakibuze murebe n'ukundi kuntu mwabigenza apana gutererana umuntu erega umuntu iyo umubwiye ati ikintu nimba dukeneye ikintu cyabuze mugira n'inama mukara n'ubundi buryo mwakoresha yego urakoze cyane hari ikindi kintu wumva watubwira birenze kuri ibyo ndumva nta kindi birahagije inama nk'ebyiri wagira umwana w'umukobwa wibana uhura n'ibishuko uhura n'iki nyine inama wamugira ni nk'iyi inama namugira ni ukwirinda kuko akenshi umuntu iyo yibana hari igihe avuga ati ubu nta kintu mfite cyo kurya ndakenera umuntu ukimpa yego noneho ubwo ngubwo avuga ati mfite igisore dukundana kandi ndamukuramo kandi nkeneye amafaranga akavuga ati ndamukuraho amafaranga mbona uko ndya
icyo rero nabagira inama ni uko ibyo byose ari byo bituruka muri bya bibazo duhura nabyo. wamuhaye ikintu ashaka akamenya. Ikintu nabagira inama rero ni ukwirinda. Akenshi umuntu iyo ari muri gato aba akeneye ibintu byinshi, akavuga ati nkeneye amafaranga, ibintu nk'ibyo. Kandi hariya niho haturuka ibintu by'ibibazo byose bitubaho. Nanone muto wakoze kubana natwe, wakoze kutuganiriza, wakoze n'inama ugiriye abandi bana cyane cyane b'abakobwa, noneho cyane cyane abibana. Sawa naho ubutaha.